ntago nzabyara umwana ntafite ahubwo asanga afite imbwa ebyiri izo mbwa zirarya ziranywa cyane ariko ntago yabyaye ngo nazashora umwana kushobora imbwa ntijya kushobora kurera iyo pusi imbwa ntijya kwishura ariko uzi imbwa ukuntu yenda imbwa irarya imbwa iranywa niyo ugiye kujya mu kindi gihugu yisigira umuntu uyireberera cyangwa ukayishakira pasiporo ukagendana nayo burya se hari n'imbwa zigira pasipoti cyane none se wayikura mu kindi gihugu yizana mu gihugu kindi idafite pasiporo none se yanyura iti ku kibuga igomba kugira pasiporo ayo makuru urayafite ndayafite 100%. None se yagendera kuki ubu se wagenda ukagenda ku gihugu kuri bodo ukajya mu kindi bataguteremo kashe banza urebe ko wororoka fast sibyo urebe ko bishoboka abanza testing yego ese urajya gufunga ibyo uzi ko bitanahari cyane erega kubyara ni Imana n'umugisha sibyo ushobora kubana n'umuntu bikanga noneho reba iyo wabifunze rero bitari binahari gufunga ibidahari none burundu nkaho warebye kare ngo utangire urwane nabyo urebe ko byaba bizima wowe urafunga ufunga n'ibyo uzi ko bidahari ntabwo ari byo niba ukize umusingi w'urukundo akaba ariwo muhereyeho hari ikintu kizuhirira rwa rukundo kugira ngo mubane amahoro sibyo aho hantu harimo kwihangana harimo kubwizanya ukuri harimo kutabeshyana sibyo ibyo byose ni ndabijyanye yenda n'amatafari n'umucanga n'irange kugira ngo nyine inziba yuzuye nuko hari ibintu biyunganira hagati yanyu mwembi turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Kiana TV show amahoro Imana itanga abane namwe rero turabasuje cyane abari hirya no hino wowe ufunguye kino kiganiro turagusuhuje cyane rero nge ubasuza n'ijambo ari imbere ya kamera dufite umutumirwa umukozi w'Imana muramuzi cyane umukozi w'Imana umeze neza ndashima isumba byose murashimira Imana cyane rero hari umuntu ubabonye bwa mbere mwamwibwira nanjye nshuje abadukurikiye bose aho bwije ijoro ryiza aho bukeye igitondo cyiza kandi amahoro y'Imana baganzeho amazina yanjye ni Joy Murenzi nk'abandi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'abankunda Imana n'abantu bayo amen rero nk'umukozi w'Imana twatangira mudusengera Imana tugatangira ikiganiro uhoraho usumba byose amen duciye bugufi imbere yawe tugushimiye neza yawe tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye kurinda kwawe gukomeye warakoze kudukunda Mana isumba byose warakoze kuturinda tugiye kuganira mwami w'abami turakwinginze Mwuka wera w'Imana ngo uzutege kuganze muri twe ibyo tuvuga byose tuvuga tubwirijwe nawe kandi amagambo ari turukiye mu mitima yacu aba ari amagambo ahumuriza aba ari amagambo akiza imitima aba ari amagambo turi buvuga uyumva akagira icyo amumarira mwami mwiza uturinde imbaraga zose z'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo ahabwa Umwuka wera amanuka tware muri twe ni mu izina ry'umwami w'abami dusenze twizeye amen rero uyu munsi nateguye ko turi buganire ku kintu kigendanye no kubyara ni hahandi n'ubundi ntabwo twadeviye umuryango abantu bakunda kudukurikira cyane murabizi ko dukunda kuganira cyane ku muryango tugira abantu inama rero uyu munsi nagira ngo tugere ku kintu cyitwa kubyara ibi bintu byitwa kubyara kera ubundi bicyaduka hacyaduka ibintu bita onapu urayizi yego no biracyahari cyane ahubwo ubu ngubu nkeka ko ubu ngubu ni nabwo biracyaraho wenda ntabwo bayamamaza cyane kuko abantu bose bamaze kumenya agaciro kayo njya numva ngo n'abakobwa bakiri bato bazijyamo gusa nk'umukobwa yajya mu y'iki ko ataba adafite umugabo ubwo ni babandi baba ariko urabizi ko bakora ibyangwa n'amaso y'Imana urabizi ko bazijyamo yego ariko mbere yuko dukomeza twajya tubwira abadukurikira kugira ngo bakore subscribe bakore share kandi ibyo dukunda koko bumva biryoheye amatwi cyangwa se bumva ari cyo bamarira bagerageza no kuba bakwandika muri comments batubwire bati amakosa yacu byiza byacu komerezaho badutera imbaraga muri make kandi icyo twabwira nuko twakunda mwebwe mudukurikiye ariko Imana bakunda kuturusha ni ukuri mwicara mugubwe neza dukurikirana ikiganiro cyambaza ntabwo ibyo agiye kumbaza twagiye ahubwo mbwira nyine nk'abakobwa dusubiye inyuma
kuki se witwa umuryango? aha erega umuryango ni uruhererekane rw'imyororokere ya muntu. aha iyo n'ubundi Byitwa umuryango kuko abantu babyaye. yitwa umuryango kuko umuntu yabyaye, Aha. ko hari abagukomotseho. cyane. So nuvuze, niyo mpamvu bavuga ngo iyo umuntu atabyaye baciye umuryango. aha niyo mpamvu iyo ushatse umukobwa ntabyare, yenda hari igihe ushaka umukobwa cyangwa n'umugabo, ubu byose birashoboka. Yeah. umugabo ntabyare, umukobwa ntabyare. Ntabwo ari biba ari ibyago bagize, sibyo? cyangwa se bari nako Imana yabipanze. Yego. ntawamenya icyo Imana idupangira. ariko ibyo bintu bitabayeho, baravuga ati uriya mukobwa yaje guca umuryango, bakanamwirukana. Ubu rero iyo bagiye gupima hari igihe basanga ari n'umugabo. ariko iyo bibaye umugabo ariwe utabyara, birahishwa bigacecekwa, umugore akapfiraho gabaho ngaho mpaka cyane. bakazagenda bava mu buzima. ariko icyo nari mbivugiye gusa ni uko bijya bibaho, ariko Imana yatanze umugisha. hari igihe abantu bororoka, hari n'igihe batororoka ariko ibishaka, iyo ntabwo tujya tuyibaza ibyo idushakaho. ariko icyo nakubwira nuko gusa uyu muryango kugira ngo witwe umuryango nuko habayeho kororoka. aha kugira ngo ugire abagukomokaho nawe hari aho wakomotse. tukiri aho ngaho rero nagira ngo umbwire nyine ku barokore kujya muri Onapo fesite nyine, wenda reka duhere kuri aka ngaka. nk'abakobwa bajya muri Onapo, urabizi hari igihe abantu bigisha bakavuga bati aho kugira ngo basi utware indi itateganyijwe, ati basi wenda koresha agakingirizo. ari abantu nyine bigisha gutya. rero reka nanone mvuge kuri aka kantu ko kujya muri Onapo ukiri umukobwa. hari n'abarokore bajyayo. Jean Marie, icyo kibazo wambajije ntakubeshye, yewe ndakivuga ko nyumva. yego. n'undi ariko ndumva icyo kibazo utanakimbaza ku cya mbere. kumbaza ngo umukobwa ngo ntabwo ubusambanyi bwemewe cyane, sibyo? ndagira ngo dusome mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28, twumve uko havuga mbere yuko dukomeza. itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi. irababwira ngo iki? mwororoke mugwire mwuzure isi. mwuzure isi. mwimenyereze ibirimo mutwara amafi yo mu nyanja. yes. mwororoke mugwire. kugwira bivuze iki se? nyine ni ukubyara. ntabwo wenda twavuga ngo bangana n'amafi yo mu nyanja cyangwa n'umusenyi, ariko icyo twavuga aho ngaho ni uko tutakuvanaho icyo Imana yavuze. ikindi cya kabiri, ntabwo wambwira ngo umwana muto w'umukobwa wawe wabyaye uramubwira ngo nanywe imiti cyane. erega ntabwo kubyara aricyo kibazo. harimo n'indwara. mu busambanyi harimo sida, harimo mburugu, harimo ibirwara byinshi. none rero umwana w'imyaka 10 uri gutangira kumuvuza ubwo burwayi. so ngiye ku bwanjye nta mwana mutoya nabwira ngo nanywe imiti ya Onapo. yes. kuko icyo Onapo ishinzwe ni ukugabanya urubyaro ku bantu bananiwe kubyikorera ku giti cyabo batanyoye imiti. yes. ariko bashakanye. none se umukobwa ko nta mugabo bafite, ubwo uramubwira ngo natangira nk'imiti ya Onapo, ubwo noneho umushoye mu busambanyi. kandi urabizi ko gusambana ari icyaha kuri twebwe twemera. yes. ntabwo ari byiza. ndibaza ko nta n'umubyeyi wankurikira wanezezwa yuko umwana we yamuha ibinini ngo ajye gusambana. ariko nkeka ko na biriya bintu nyine no kubijyamo ukiri umukobwa, uretse n'abakobwa n'abamama bavuga ko biriya bintu bya Onapo bishobora kuba hari abantu bigiraho ingaruka. nta nubwo abantu bose bibakunda. hari igihe babigutera bikanga kujyana n'umubiri wawe, ugasanga urahora uri mu bibazo, uri mu mihango idashira, cyangwa urazengerezwa ukubita hasi. buri muntu wese afite uko bibiriyakitinga ku buzima bwe. ntabwo ari byiza rero. ariko hari ukuntu ushobora kubyara abana wumva ushaka kandi yenda utanyoye iyo miti, mukabyumvikana n'umutwaro wawe ariko mwabigenza. reka twinjire ibyo byenda ntitwabyinjiramo. ariko ibintu byo by'abakobwa kubaha imiti ngewe ni amafuti, ni bibi. niba Imana yatubwiye ngo tubyara, nuko irabwira bemerewe kubyara, sibyo? niba washatse wemerewe kubyara, sibyo? icya mbere niba bavuze ngo umuryango, umuntu utabyaye aca umuryango. iyo yagize ibyago agashaka ntibikunde, kuko hari aho bijya bibaho bityo, yenda n'umugabo bitameze neza.
cyangwa se n'umugore bitameze neza. Ariko nanone mbabwira abankurikira ntabwo ibi byatuma wanga umugore wawe cyangwa wanga umugabo wawe, oya. Kuko mu rushako ni kimwe itadugusubiza aho iwanyu. Ni ibintu ujyamo niho honyine baguha seritifika utararangiza amasomo. Urumva? Iyo washatse baguha seritifika uzabirebe. Niyo wagiye mu murenge baguha seritifika ugasinya mbere yuko ujya mu gikorwa. Ahubwo ngira ngo iriya seritifika baguha ni yuko utsinze ubusiribatero burangije, kuko nibwo burangije utangiye. Ndashaka kubwira ninde se umuntu ninde no mu mashuri yose wabonye baho umuntu seritifika atarangiza amashuri agitangira amashuri. Ngira ngo yabarangije nayo ubusiribatero. Oya nyine ubwo birakwereka ikintu gikorwa ubugiyemo ko kiri serious. Ni ukuvuga ngo nguhaye seritifika watsinda watsindwa ibintu ugomba kugira gute kubuyicaranye seritifika. So rero njya nkunda kubwira abantu iyo wagiye mu rushako ubundi ugomba kujya mugiyemo n'ibyo usanzemo ugomba kubyemera, ugomba kubibamo. Gusa njya nkunda kubwira abantu bankurikira nusangamo umuhoro ugasangamo igipfunsi, ibyo bintu uzaba ugiye ku ruhande. Jo bundi ni cyangwa gwitwa ngo cyaryo ni Irusizi cyangwa yes, umugabo yishe umugore we n'abari kumwe n'umugore bose arabatema arabica. Biri muri social media. So bivuze iki rero? Nkunda kubibwira abantu nubwo tuzi yuko ujya mu rushako rimwe utagomba kuruvamo, ariko iyo habayemo ibintu byo gushaka kwicana namwe tujye dufasha leta tubwira abantu hakiri kare. Biba byiza kubinyereza inzego, biba byiza kugira ngo bisohokemo ubugiye ku ruhande ubanzure aho byerekera. Niba ubona umugabo wayisubiye cyangwa adafite ubumuga bwo mu mutwe ari bwo muteye kugira ngo abe yashaka kukwica, ari ikintu kihanganirwa uzakihanganire wirera abana. Ariko ari ikintu kitihanganirwa kiri mu rupfu uzasohoke wibereho n'abana bawe. Si nk'ubwenge ujye gushaka, sibyo? Kuko nubundi ibyo bikunaniye nujya no mu bindi ntabwo uzi ko bizakunda. Rero kuri ngewe niyo myumvire yanjye mba numva binaniye nakwigira ku ruhande nkirerera abana banjye nk'abahindero, dore ko dusigaye tunabata tukajya gushaka abagabo abana bagapfa ubusa, ari naho havamo ubwo busambanyi bambazaga. Abakobwa bacu bakabyarira mu mago, abana bacu bakanywa imogi, ubusinzi bukaba bwinshi kuko babuze umuntu baba hafi, babuze umuntu bakunda, babuze umuntu ubereka inzira. Njya nkunda kubwira abantu ngo uzarebe iyo imvura yaguye nta muferege amazi yishakira inzira agasenya akora ibintu byinshi. Ni kimwe n'umwana wabuze umuyobora, wabuze umutoza uburere. Kandi twe dukurikiye inyungu zacu kamabwire bene data. For example utanye n'umugabo birakunaniye, ariko mufitanye abana 3 cyangwa 2. Noneho umugabo wawe agiye kwishakira umugore, nanjye nyamugore ngiye kwishakira umugabo. Ariko reka mbabaze babyeyi, bano bana ubu basigiye nde? Bajye kwa nyirakuru, bajye kwa sekuru. Sekuru yenda nawe nuko nkuko karande ziramurandaho nk'izo, cyangwa nyirakuru nawe ni nk'ibyo. Abo bana bazakura bafite koko mu mutwe hazima, bazakura bafite urukundo ruzima. Bazakura gute? Twaretse kuba selfish. Ngende umugabo ariko natanye n'umugore, ngiye kwishakira umugore. Ndi umugore natanye n'umugabo, ibi sinayivamo kubera umubiri. Ngiye abo bana bo urabasigira. Abo bana urabatekerezaho iki? Erega abo bana ntago ari abawe. Imana yabakunyujijemo n'ab'Imana. Rero ugomba kubaherera neza kuko ni inshingano zawe, nta wundi nyirazo. Tukira aho ngaho kukurera nyine ni nayo ntego twatwihaye. Ubona nko mu muryango ubundi kera hari igihe bavugaga bati ugasanga nyine urugo rurimo nk'abana 12, rurimo 20, rurimo abana 8, 9 gutyo. Kuri ubu ngubu ku giti cyawe mu ruhare rwawe uba wumva ubundi kubyara umuryango mbese nk'urubyiruko rwakumva kugira ngo urusetinge mu mutwe neza? Hariho abantu bajya no kubana akaba ati tuzabyara abana 3, tuzabyara abana 2. Reka nkubwire ikintu kimwe. Abana bose wabyara se uzabarera bazarerwa n'Imana. Koreka nkubwire ikintu kimwe. Ubwo uracyari muri systeme y'abaharera Imana. Oya siyo ndimo. Imana. Ntago ariyo ndimo. Ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Mu babyeyi muzankurikira. Mwabyaye umwana umwe cyangwa 2. Uzasanga iwawe hari abakozi 2 bararya, baranywa, sibyo? Usanga hari umuzamu ugaburira cyane. Nyamara ubyaye abo bana ukagabanya ku bakozi, abana bawe wagira ute? Baba ari benshi. Oye babona ikibatunga. Uzasanga ufite abanyogosenge 2
w'umugabo n'uwawe mu rugo na nyoko wanyu aho ngaho Cyane. simvuze ngo mwogufasha ariko ushobora gudisida kubafasha kubafashiriza aho bari ariko ukavuga uti ibyo ndabyara abana bane sibyo cyane kuko igitunga bane uragishoboye uragifite reba mu muryango wawe ufite umwana umwe cyangwa babiri we kugize bane ureba abana ufite kuki utagize nk'umunani kandi ko umuntu yemerewe oya reka nkubwire umuntu abyara akurikije uko Imana imugeneye ariko icyatunga bane n'umunani cyabatunga sivuze ngo byara umunani sibyo yenda na leta yacu ntabwo ari byidushishikaza ariko nanone kubyara umwana umwe cyangwa babiri witwaje ko utazabona icyo wagaburira oya ni ubusambo bwanyu mwe bw'ababyeyi kuko igitunze babiri kizatunga bane none se niba ufite abakozi babiri mu rugo wabaretse umugabo wawe akagufasha nawe ukamufasha abakozi babiri ntibajya ku ishuri ntago azaba ariko bararya baranywa kurya se umwana ajya ku ishuri afite imyaka ingahe muto cyane kuri ubu ngubu n'umwe nsigaye mbona bagenda aya ni imyaka 2 cyangwa 3 n'ibyo ndimo kuvuga ariko iyo myaka bayigejeje ubu ngubu ukabashyira muri leta leta se nibishyurira ikitabishyurira ni uniform n'ibitabo yenda ariko niba byibura minivare leta yanyishyurira umwana wanjye akagera muri secondaire n'urugero yashaka ajya muri 9 akajya mu mashuri yose rega iyo umuntu afite ubwenge hano hose yize yakwiga ariko aho kugira ngo ureka kubyara ngo kubera yuko ngo utazabona icyo wambika n'icyo bagaburira oya nge numva nkurikije icyo cyanditswe ntabwo najya kure yacyo kuko ndakijijwe abantu nibabyare iki kibabuza kubyara oya ntabwo mvuze ngo nibabyare ariko nanone kubyara umwana umwe n'ubusambo babiri n'ubusambo uzanyumva ukumva ko ubusambo kuko nta kuntu wabyara umwana cyangwa babiri ufite umuryango wuzuye urugo rwawe urimo urarera abantu batazanagusimbura erega kubyara ubundi ni ikintu urerekane nyine n'umuryango uzasiga babiri nabo bororoke izina ryawe risigare ku isi gutyo niyo mpamvu tujya twumva n'imiryango yo muri Bibiliya abakoreye Imana tugenda tubumva nuko bagiye uruherekane rwabo ruracyari muri Bibiliya n'ubu rero nawe usiga ku isi wowe kubera ko wabyaye umwana kanaka sibyo ariko muzanyuve n'abataragiriye ubwo buntu ntabwo yenda ushobora kubaza kuki navuze ngo ntabwo navuze ko ni ibintu bitaguturutseho kandi ibyo byose by'Imana iduhaye tugomba kubyakira nyine byumvikane abo turi kuvuga uyu munsi ni abantu wenda babyara umwe bakajya muri onapo hari n'abantu bajya gushyingiranwa akavuga ati reka tubanze dukore noneho nyuma y'imyaka 3 tuzabona kubyara ubanza ukore suzute kuzororoka banza urebe ko wororoka fast sibyo urebe ko bishoboka abanza testing yego ese urajya gufunga ibyo uzi ko bitanahari cyane erega kubyara ni Imana n'umugisha sibyo ushobora kubana n'umuntu bikanga noneho reba iyo wabifunze rero bitari binahari gufunga ibidahari none burundu nkaho warebye kare ngo utangire urwane nabyo urebe ko byaba bizima wowe urafunga ufunga n'ibyo uzi ko bidahari ntabwo ari byo ntabwo ari byo bene data hari igihe dufunga gutyo n'Imana nayo ikaturakarira ni byiza kugira ngo rero niba ugiye mu rushako ugenda ubyare hama yenda ufunge nyuma niba ushaka gufunga sinakubuza mu byo ushaka gukora ntabwo ndi hano kukubuza nge ndi hano kuvuga uko mbyumva sibyo kandi ibintu byose tubaha mujye mufatamo iby'ingenzi kuko ntabwo ari ibintu byose umuntu aguhaye siko ugomba kubyakira niwumva ko ari ibintu bifite mu bwenge byagukorera urabikora nko mu Rwanda hari igihe nyine bavuga nk'ubu systeme bari guteganya bashaka ko noneho tuzatwubaka amataje nyine umwana akajya hejuru yawe gutyo hejuru yacu gutyo nabuzukuru kazashiduka nyine itaje yarabaye ndende kubera ko ngo bamaze kubona ko abaturage tumaze kuba benshi ari naho wenda akenshi usanga avuga ati mubyare bake mushoboye kurera ariko hari ibindi bihugu byashyize iyo gahunda kera bavuga bati mubyare bake si ikibazo ahubwo kubishobora nicyo kibazo ariko ubishoboye
ubishoboye rwose kwizamura se ugashyira amaboko n'abakazana ikibazo kiri ubishoboye nta kibazo nyine da probleme bishobora kuzavuga bati nyine dore kubyara byabaye ikibazo ibyo nari nshatse kuvuga hari n'ibihugu byatangiye gutyo bavuga bati mubyare bake ariko ubu ngubu noneho batangiye ubukangurambaga bwo kuvuga bati mwihangane mubyara rwose benshi. Reka nkubwire ikintu kimwe, wemera ko muri ibi bihugu byacu hari ahantu hadatuwe cyane? Rero ngewe nababwira mubyare, musohoke, mugende, mujye gushaka aho muba. Ikibazo se mubyare mugende ahantu mureba ahantu hari ubutaka. Nese umuntu afite inka, iyo umuntu afite inka nyinshi wazitungira he n'ubundi? Hari abantu barafite inka nyinshi baragenda bakajya gushaka baziragira. Za Tanzania bajya za Burundi bajya za Uganda bakajya gushaka baziragira. Rero ku muntu wishakira kubyara wumva atari ikibazo kuri we. Niba wumva ari ikibazo kuri wowe uko uzabigenzura kuzi, ariko wumva atari ikibazo kuri wowe, cyewe mba numva nabyara nkajya gushaka nawe cyangwa bohereza bakajya gushaka imibereho, bakagenda bakajya gupagasa bakaza bakubaka igihugu cyabo panaba n'ahandi. Ese ubundi gira nk'akantu wenda gatoya ubwira nk'urubyiruko, hari igihe urareba hari nk'umuntu ubu ngubu uri kubwirirwa uri kuburara w'urubyiruko akavuga ati se ndabyara umwana ndashaka nje kugira iyo mizigo y'abana n'iki bakabyita imizigo n'iki, akavuga ati ndabagirane nanjye nabuze icyonke. Kwanga kugira umuzigo nawe warabaye umuzigo ku babyeyi bawe. Nyine urumva ndi kuba ari umuzigo. Nyine n'uruhererekane. Ubwo nawe urashaka ko warabaye umuzigo ku babyeyi bawe, nawe reka imizigo ikure. Nawe yikorera. Nawe yikorera. Icyo nakubwira ntabwo mu bintu byose urimo kumbaza ntabwo nakubwira ngo abantu bareka kubyara, kuko ni ibintu twasigiwe, ni itegeko ry'Imana, sibyo iyo mwitangirira bisangamo. Rero nk'umuntu wemera ntabwo nakubwira ngo abantu nibareka kubyara. Gusa mu bibyarire yabo nanone bamenye ubwenge, sibyo? Ntabwo hari ukuntu nawe ubwawe wamenya abana ushaka, ukamenya ukavuga uti reka mbyare 4 cyangwa 5, wabishobora utanyuye n'iyo miti, sibyo? Abantu ba kera barabishoboraga kandi nta miti yabaga ihari. Rero ibintu byose nukubiganiraho nko mubana, mukagira ibyo mwemeranya hama mukabishyira mu bikorwa. Ariko ibyo kuvuga ngo mureke kubyara ngo cyangwa mungwe ngo napo muri bato ngo muri abakobwa oya, niba uri umukobwa asambana irengere ingaruka zabyo, sibyo? Kuko byibura nubyara umwana umwe nago uzongera gukora icyo cyaha. Ariko ninguha imiti nubundi uzagenda usambane, byagaragara ko ngewe ndimo kushyira mu muriro neza ngo ushyuto kombere, kandi sibyo? Gusa mumenye abakobwa bacu ni icyaha, muve mu byaha. Kuva mu byaha niko kujijuka, sibyo? Muve muri ibyo byaha, Imana izabaha umugisha, kuko mu Imana izaha umugisha namwe murimo, kandi umugisha wo kororoka n'umugisha wo gutunga ibyisi, ibyo byose turabyemerewe, sibyo? Iyo imigisha twarayihawe mu abana b'Imana. Rero muve mu byaha mujijuke, sibyo? Naho kubyara rwose nakubwira ngo uzabyare, ariko uzabyare wabitekerejeho, waganira n'umwashakanye, mumenye nawe gufunga ibitaraza nanone sibyo. Muri gufunga urubyaro n'umutazi ko umuntu arufite, mubanze amenye ko mubyara. Hari ikindi kintu wenda nabonye nyine kucyo nari nkubajije mvuga nti umuntu kuba adafite ubushobozi kuvuga ngo ntazabyara ntagira ate, buriya kera bundi bajyaga bavuga ngo umwana ni umugisha. Bakavuga hari n'abagira systeme, hari n'abantu mu nguza ubusanga avuga ati ngewe nabyaye umwana azaniye imodoka, mbyaye uyu nguyu mbona azanye umugisha. Hariho nyine abantu, hari ahantu sinzi nibo ubizi cyase buri mwana avukana n'umugisha, of course. Ukubyaye umwana ubwo wenda nagira ngo ufashe, wasivuze ngo azana umugisha ku mubyeyi, nawe ubwo uvukana umugisha. Hari ubyara agakira ku myaka 10 20 cyane, ugasanga rwose ameze neza. Hari n'ubyara akagira 30 bitaracamo. Rero umuntu wese arivukiye kandi Imana ifite ukubera guhaye umugisha. Ibyo ntago twabitindaho, icyo twatindaho gusa nuko bave mu bintu by'ubupfapfa. Ngo iwacu batubye turi benshi, ntitwagize ubuzima n'imibereho neza, none ngiye nzabyara 2. Reka nkubwe ntabwo ubuzima urimo wabutewe n'ababyeyi bawe. Usibye ko nabo ngenda niba barakubyaye bakagutaho ngaho ukirera, babigizemo uruhare. Ariko niba ubuzima wisanzemo ntacyo bakwimye, ntago waburemye. Ubwo niko nyine niko byari kumera. Hari n'umwana watawe ariko ubu ngubu urangije amashuri ufite n'akazi keza. Hari umwana watawe udafite abamurera, ariko Imana ikamurera. Ariko kuko yakurikiye inzira nziza, hari abatabwa bakagira depression, noneho bikaba wasi bikazamba,
sibyo ariko nanone abana ntago imitima yacu ntabwo yakira ibintu kimwe hari umuntu wakira ibibazo bikamutera trauma hari umuntu wakira ibibazo bikamutera gukora cyane rero muri aba bana warumbwiye nabakira ibibazo bibatera gukora cyane baba bo baribo hari rero byakira bikamwica burundu ise na nyina gutandukana ise na nyina guhora barwana ugasanga ni ikibazo hari umudamu wambwira ati jewe mvuka mama yabyaye abana 10 ariko navutse mbona nsanga papa atuka mama ati ejo bundi baramufunga ati yaragiye kwica mama baramufunga ati bamufunze barampamagara ati ribi rampamagara ngo ni wowe mukobwa kanaka ati nabwira ngo witwa nde ati baramumbwiye ati ngo ni mufunga n'urufunguzo mu ruti uwo n'umwana avuga ngo bafunge se urufunguzo baruti oyata ni ibintu byabayeho naga ari ibintu by'imwe ari umwana abwira ubuyobozi ati aranakuze n'umukobwa ati niba muramufite bati turamufite mumushyiramo n'urufunguzo mu ruti ubwo yamukoreye ribi rongera muhamagara twagira ngo ati muranshaka wiki ntimumufite mungiye muranshaka wiki hatate kabiri ati mama arampamagara ambwira ati mbabarira nawe azabyumva ariko ni inkuru yambwiye ati nyina aramuhamagara ati mbabarira ubuze ati gufunguza so ati ndavuga ariko uba muzima papa kuva mvutse ubundi watubyaye twese gute kugira ngo twese watubyaye icyo nari mbivugiye ndajya mwumva ihohoterwa riba mu mago ukuntu rigira ingaruka ku bana aho iso bamufunga ukumva ntiwanamubona no maso ubwo wumva bamujugunyayo agapfirayo sibyo arambwira ati dore imyaka mfite nayo simike ariko simvugana na papa atubwo mama yaragiye amukurayo aramugarura ataratuko ko mu gitondo kujya nimugura ati nasanze ari ibintu byabo nta ndwara afite nari mubaze cyangwa ararwaye ati nta ndwara afite yaba ari indwara baramwisha ni kamere barabimenyereye kandi barashakana mama naramubaje se uyu muntu bite bya ataba ngo umwana wanjye ntabwo ubwo ni urushako rubinyine nta kundi niko zubakwa urumva rero harimo abantu bashakana ariko bakagirirwa ubuntu bakagira abagore bihangana cyangwa se bakagira abagabo bihangana kandi Imana abantu ibaho umugisha ariko byigira ingaruka ku bana nibyo nari mbikubwiye kuri ako kantu rero wenda tunasoza tugana ku musozo hariho abantu banabana nk'umugore n'umugabo ugasanga ahise avuga ati uyu mugabo kubera wenda afite character adakunda akavuga ati uyu mugabo ntago mubyarira akajya muri onapo atabizi nyine ibyo n'ubuyobe kuko ushobora kujya gufunga ibyo ufunze bigafungika burundu kandi ingaruka zikazaba ari wowe zibaho kuko uriya mugabo muzatandukana ajya handi bazamubyarira azabona so rero ibyo numva agiye ku bantu bashakanye byemewe n'amategeko byemewe n'Imana byemewe n'umuryango numva iyindi step ari ukubyara kariho mwamugaragaje ko muhawe umugisha ibyo gufunga bitaraboneka nakubwiye ko ntabyemera kubyarira mu makimbirane wenda ushobora kubyubyaye umwe akavuga ati yenda hari abantu bakimbirana ariko babona umwana akabatera kubana amahoro harimo abantu bameze gutyo harimo abantu bafite ubwenge bakimbirana ariko babona umwana wa mwana akabahuza akavuga ati bakabireka amakimbirane yabo izi ntambara se dushora mu bana gusa ibintu byose reka kankubwire mbanza ibintu byose mu mago yacu cyangwa se mu miryango yacu abantu bose bajye basaba Imana ibaha impano yo kwihangana kuko buriya nubwo tujya tuvuga ngo umushinga wazana wonyine mu rugo n'urukundo ariko iryo ni itafari ni foundation ibanza kandi burya foundation yibanje hari amabuye ajyaho hari imicanga hari kugira ngo inzu yuzure sibyo kandi kubaka umuryango ni nk'ibyo niko twabigereranya n'urugero nari nguhaye ni ukuvuga rero ngo niba ushyizeho umusingi w'urukundo akaba ariwo muhereyeho hari ikintu kizuhirira rwa rukundo kugira ngo mubane amahoro sibyo aho hantu harimo kwihangana harimo kubwizanya ukuri harimo kutabeshyana sibyo ibyo byose ni ndabijyanye yenda n'amatafari n'umucanga n'irange kugira ngo nyine inziba yuzuye nuko hari ibintu biyunganira hagati yanyu mwembi sibyo rero uyuzanye umusingi w'urukundo ugomba no kongeraho imico myiza ugomba no kongeraho ibyo byose nyine ntababwira mwese muzi kugira ngo rwa rugo rube rugize gute ariko impano ya mbere nziza ibaho nabwira abankurikira ni ukwihangana kuko hagati yanyu mwembi hari ibintu mugomba kwihanganira wanze ubikunze ntabwo byose byaba
byaba paradizo. Yego. Hari igihe ushobora kuza wikundira amafaranga umugore wawe nawe yakunda, icyo kikaba ikibazo mukaba mwatana burundu. Yego. Ariko umwe afite kwihangana akavuga ati gasitaha mu rugo reka nihanganira iki kibazo cy'amafaranga, sibyo? Ibyo bintu byagira gute? Byatuma urugo rwawe rwubaka. Cyangwa ikintu naho nyenda kitajya kihanganirwa mu bashakanye ni ikintu cyo gucana inyuma. Nubwo umugore yihangana ariko arababara ku buryo ashobora kuzaturika umutima, cyangwa se akavanamo indwara, wowe wa mugabo uzamuvuza imyaka yose kandi ugasanga n'ubundi nabyo birahenze. Rero biba byiza kubana amahoro kugira ngo twese dufashanye kugira ngo uyu muryango Imana yadushyizemo ushobore kororoka kandi n'abahororotsemo bashobore kubaho neza. Kuko byose bigira ingaruka. Iyo ngewe nawe dufite ingaruka, ngewe n'umutware wanjye twaba dufite ingaruka, abana bazibageraho waba ubishaka waba utabishaka. Kuko nta mwana wanezezwa yuko se atuka nyina, cyangwa nta mwana wanezezwa yuko nyina atuka se. Ibyo byose rero bituma mitwe yabo bakurana akavuyo n'akajagari, bigatuma ubona umwana wawe uko wamushakaga si uko ameze. Rero ibi byose ni ingaruka z'imiryango yubatse nabi kandi nyamara yaratangiye neza, ariko characters zacu twembi zikananiza. Yes. Ndabashimiye cyane rero. Turi kugana ku musozo, ni iki wenda wabwira hari nk'imiryango nyine abantu bacyubaka iki, abantu bafite ubwoba, hari abantu bafite ubwoba bavuga bati kubyara ni ikibazo. Uyu munsi ndashatse ko tukiganiraho. Kubyara si ikibazo, mbisubiremo. Iyo kiba kibazo simba naravutse nawe ntuba waravutse, si ikibazo. Rero ibyo tuba naho twavukiye, abatwumva ari aho navukiye hari isambu, papa bamuhaye isambu, ariko ngewe batubyara wenda turi 12, buri wese bamuha intambwe imwe. Nakubwiye ngo byara nushaka usoko ujye gushaka ahandi hatubutse za Uganda na za yose, kuko icyambere nutabyara ntuzororoka, nutororoka ntacyo uzasiga, sibyo? Bitavuze ko abatarabyaye mbabwiye ko niba utarabyaye hari n'ukuntu ushobora kugenda ukadapta umwana ukamuzana. Igikuru n'ubusize kwisi, sibyo? Uwo mwana azitwa wawe azasigara wenda akakanya bwo turi kuvuga ku bantu babyara. Yes, iyo tuvuze gutyo hari igihe umuntu ashobora kubyumva bikamukomera, sibyo? Ariko ndashaka kubwira ko nawe bitagenze neza, haracyariho ibyiringiro ko Uwiteka yakugirira neza, sibyo? Rimwe na rimwe igihe tujya dukora bino biganiro bigakomeretsa ababyumva, sibyo? Ariko ntabwo ari byo tuba tugambiriye, tuba turimo dusubiza ibyo mwatubajije. Niyo mpamvu nari mvuze ngo nawe bitagenze neza rwose menye ko hakiriho ibyiringiro, cyangwa nawe ubona yuko ibyiringiro byarangiye, ubona ko imyaka yagiye, ubwo Imana niko yabishatse kandi ifite imigambi myiza kuri wowe. Rero nakubwira ngo komera, Imana ikomeze kubana nawe. Tugarutse ku kintu yenda wahoze uvuga ngo hari ibihugu byari byaravuze ngo kubyara murekera biturutse ko babonaga abantu babyara cyane. Uzagenda ukora ubushakashatsi, ubu bari mu bibazo. Hari nk'ahantu mu Butaliyani ugenda ngo bakakwihera inzu rwose bakanaguhemba kugira ngo igihugu cyabo cyongere kigira abantu. Barakarabwira ati umuntu ubyaye turamwishyurira mwe muze mubyare gusa. Kuki babivuga se? Nuko babonye ko ibyemezo bafashe bivana iby'Imana yari yaratubwiye byagize ingaruka. Niba Imana ivuze ngo byare mworoka ifite impamvu, kuki yo bikuraho? Ahubwo roroka mu kigero ushoboye, sibyo? Ibyo wabikora. Ariko kumbwira ngo ntabwo ngo uzabyara kuko ngo udafite icyo mubyare leta izamurera. Se nibanga leta none se. Rero ntabwo ngiye numvikana nibyo ngibyo, kuko abatubanjirije byabagizeho ingaruka. Ntabwo nshaka ko iyo ngaruka natwe izatugeraho, sibyo? Mu Burayi bafite ibibazo, kandi noneho ntabwo ari ingaruka gusa. Usanga umuntu abyuka mu gitondo ati ntabwo nzabyara umwana ntafite, ahubwo asanga afite imbwa ebyiri, izo mbwa zirarya ziranywa cyane, ariko ntabwo yabyaye ngo nazashobora umwana. Kushobora imbwa, kushobora kurera iyo pusi. Imbwa ntijya ku ishuri, ni pusi ntijya mu materineri. Imbwa irarya, imbwa iranywa. Niyo ugiye kujya mu kindi gihugu isigira umuntu uyireberera, cyangwa ukayishakira pasiporo ukagendana nayo. Burya se hari n'imbwa zigira pasipoti cyane. None se wayikura mu kindi gihugu uyizana mu gihugu kindi idafite pasiporo? None se yanyura iti ku kibuga? Igomba kugira pasiporo. Ayo makuru urayafite? Ndayafite 100%. None se yagendera kuki? Ubu se wagenda kugera ku gihugu kuri bodo ukajya mu kindi bataguteremo kashe? Yes. None se mbwira ufite imbwa ebyiri ariko ntabwo ushaka kubyara, ufite ipusi zingahe zuzuye urugo urera uhinya muhamata,
uwo mwana yakabiriye akabaho kandi nawe akazasigara yitwa wowe cyane. rero icyo nababwira ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo rwose. kubyara mubyare mwororoke, cyenda simbabwiye ngo mubyare nk'imisenyi mu nyanja, mugezi mubyara abana bangana n'imisenyi cyangwa n'inyenyeri, ariko mubyare abana uko Imana ibashoboje, izanagufasha. Iguhaye uwo mwana izanagufasha no kumurera. Tuzabigarukaho, turi gusoza, iminota yagiye. Wenda ako kantu kavuga ngo akantu kitwa ngo kubyara abo ushoboye kurera, ubundi ushoboye kurera bingana iki, cyangwa se ubushobozi bw'umuntu bwo kurera bungana bute, ku buryo wenda nshobora ubushobozi bw'umuntu bwo kurera bugendana n'umugisha n'ubundi ugenda uhabwa mu buzima. Kuko for example aho watangiriye si uri, nanjye ndabona atangiriye si hone. Uko rero imihindukire imigisha iza mu buzima bwawe, niko nawe wagenda ugira uti hororoka. Kuko niba mbyaye umwana mfite akazi wampe 200,000, ejo bakanyongeza bakampa miliyoni, gusa ubushobozi nibwiyongereye. So rero muri ubu buzima uko utangira siko usoza. Uko utangira gake, Imana ikagira umugisha. Itangira riba rito, umuntu akagenda arushaho kunguka, ni nako biri. Hari n'igihe ubitangiriramo bifite, ariko imisozereza yawe ikaba mibi, kuko ntabwo ufite ibyo wowe wifuzaga, kandi watangiye ubifite. Rero ndagira nkubwire abantu nta garanti y'ibyishimo. Ushobora kubitangira n'ubifite ugasoza utabifite, ushobora gutangira ntabyo ufite ugasoza ubifite. Kuri rero kumbaza, kubera ko ntafite garanti y'ubuzima bwa ntamini, ntafite icyerekezo cy'ubuzima bwanjye, ntaze ejo uko nzaba meze. Niyo mpamvu nakubwira ngo byara abana ibyara 5, ko nshobora kubyara 2 ejo nkagira ibintu byinshi cyane, kandi yenda narabonaga icyo gihe muri ubwo buzima ari byo mfite. Rero kandi kantu yenda nashaka ko tuvanayo gatoya, wavuze ngo nk'igihugu ari gitoya kandi abantu babyara. Mu Bushinwa bigeze kubikomozaho, bigeze guhagarira abantu bareka kubyara, babyara umuntu umwe, wanabyara umukobwa bakaba banamwica ngira ngo, cyangwa baranamwicaga, bajanga ubyara umuhungu gusa umwe ajya komokaho imiryango, ariko bagira ko uwo muhungu azakenera umukobwa baryamana, kandi abakobwa barimo ntibashaka bavuka. Ubwo ni ubuyobe. Ikindi cya kabiri ni ubumenyi bukeya, sibyo? Ibintu by'Imana, gahunda y'Imana yashyizeho bayireke bagabashinwa. Uzabareba muri Afurika nibo buzuye. Ni nabo badukorera imihanda. Kenya nibo bubaka amaparitoma, ayo maparitoma bavugaga, na hano baruzuye. Wasanga ariho kazi bagurisha n'ibintu ku street muri Afurika. Bivuze iki rero? Nibyo nakubwiye ngo niba ubona igihugu cyawe ari gito, byarutsoke mugendo, ikibazo ufite amahoro uzagaruka ari iwanyu. Hari ibindi ubusa Abashinwa nibasohoka bagakora kandi bagasubira iwabo, sibyo? Ahubwo iyo bimeze gutyo, erega buriya leta n'umubyeyi, perezida wari umubyeyi wanyu, iyo abona bimeze gutyo arabatekerereza. Nk'ubu mu Bashinwa urasohoka bakaguha cash ukajya kuinvestinga muri Afurika. Ubushinwa buriya bufite gahunda amaherezo ndetse yo kuzuzura muri Afurika, kuko Afurika turacyafite ubutaka buri ubusa, sibyo? Turacyafite aho duhinga, turacyafite iki. Abadafite ubutaka rero bohereza ababo hehe muri Afurika, bakabakaje bakaza. Rero natwe hari genda umuyobozi wacu yazavuga ati mujye mugenda muri aho mwatura, ngewe nzajya mbaha amafaranga, mugende mukore, mugende mugire gute. Upfa kuba ufite igihugu utaha mukaza ukumva ni iwanyu, nta kibazo. Haka ibintu byo vuga ngo mureke kubyara kuko ngo igihugu gito hehe, hari ahantu hadatuwe, isi ni nini. Igihugu gishaka ko ari gito ariko isi ari nini, isi ni nini. Rero ntaho duhejwe. Wowe mwebwe mwibyarire bene data mwororoke. So turabashimiye cyane abantu bakurikiranye iki kiganiro. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha, Imana ibagure, Imana ibagirire neza. Reka tubasengere umugisha. Data mu izina rya Yesu, turagushimye, turaguhimbaje kuri Imana nziza. Wowe wa Isiyoni, turakwereka abantu bose bafite gushidikanya imitima yabo byerekeye kubyara Mana. Nkuko ijambo ryawe ritubwiye ngo tugende tubyare twororoke, Mwami w'abami, turakwinyiza kugira ngo imitima ya benshi badukurikira muri aka kanya ukomeze kubereka kuri Imana isumba byose, kandi icyo wavuze ari ndakuka. Ndakwinyiza kugira ngo wa Isiyoni, abantu bazatwumva wa Isiyoni bazumve ko bagomba kubyara kandi bakabyara aho bashoboye, kandi mu bwenge wabahaye birashoboka.
tanga umugisha rero kuri abo bose, tanga umugisha kuri abo bitekereza, tanga umugisha kuri abo ngabo mwami bagifitemo mu mitima yabo badafite icyerekezo, ubahe icyerekezo, ubasange, ubaganirize Mana Isumba byose. Ku isi yose dusengeye abantu muri aka kanya babyaye abana ariko bananiwe kurera, ubahe ubushobozi. Abadafite ubushobozi ubahe, abananiwe gutwara abana ku ishuri ubahe ubushobozi, kugira ngo umwami w'abami ijambo ryawe rikomeze kwagukira mu mitima yabo kandi babone ukuri kwaryo. Urakoze kuri Mana nziza, ni mu izina ryawe Yesu, amen.